data tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora aho mugendagenda hirya no hino uwiteka abahire. Turi kumwe kuri iyi channel SDARM Rwanda, ni uko igize Jean Pierre nk'ibisanzwe, ariko ndi kumwe na bene data mu byigisho bikomeza. Rero uyu munsi tuje kwiga ingingo itubwira ngo agahinda gakomeye cyane birakomeza. Kubera iki bikomeza turaza kubyumva, ariko mbere y'ibyo byose reka mbanze nakire bene data babasuhuze ubundi dukomeze. Karibu. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Aimable Nshimiyimana, Imana iduhana umugisha. Arakoze cyane. Ndabasuhuje mugire igitondo cyiza, nitwa Nzabamwita Pierre. Arakoze cyane, reka dusabe Pierre asenge maze dukomeze. Data wera, tugushimiye urukundo rwawe ruramukanye natwe muri iki gitondo. Mubyeyi warugaragarije mu mwana wawe ubwo yemeraga kuri igitambo gikuraho ibyaha rimwe gusa bikageza iteka ryose, duhe kwigira kuri urwo rukundo mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane Pierre, reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi itubwira ngo agahinda gakomeye cyane birakomeza. Kubera iki bikomeza? Nuko ejo twabonye ingingo itubwira ngo agahinda gakomeye cyane. Reka dusabe mwene data Aimable aduciremo mu ncamake mu ngingo twabonye ejo. Yego, ejo twabonye ingingo ivuga ngo agahinda gakomeye cyane. Tubona Kristo yinjiye i Getsemani atangiye gusengana umubabaro mwinshi. Icyo gihe kubw'umubabaro ukomeye Kristo yari afite, mbese ni nkaho urugamba rwari rugeze ahakomeye. Ari Satani yifuzaga intsinzi kuko yabonaga nadatsinda byo yari bimurangiranye. Noneho Yesu nawe aterwa ubwoba nuko ashobora gutandukanywa na data wa twese burundu. Rero byari ibintu bikomeye kugeza ubwo yasanze abigishwa arababwira ati nimube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Yifuzaga nawe yuko bamufasha mu gusenga. Kibabaje nuko twabonye ko abigishwa basinziriye mu cyimbo cyo kuba maso ngo basenge. Yesu nuraza gusanga barimo basenga basaba ubufasha ku Mana, wenda byari kumukomeza. Ariko agize agahinda no kurushaho gukomera ubwo yasangaga basinziriye. Ibyo bihe bigoye kandi bikomeye nibyo tugiye gukomerezaho uyu munsi. Urakoze cyane. Noneho reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi, ni irihe sengesho. Reka dusabe mwene data Pierre aturebere muri Matayo 26 umurongo wa 42 na 43 mu kibazo tubazwa ngo ni irihe sengesho rya kabiri rya Kristo kandi niki abigishwa be bakoraga. Dusomera Matayo 26 umurongo wa 42 na 43. Karibu. 42. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, Data niba bishoboka ko iki gikombe kindenga, ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka bari byo biba. Arakoze cyane. 43. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yari aremereye. Yego. Hano iri sengesho yari yarisenze mu ngingo y'ejo twabibonyemo ko yasenze ati niba bishoboka iki gikombe kindenga. Niryo yarasubiyemo rero bwa kabiri. Ni ubuhe buhanuzi bwari busohoye icyo gihe muri Yesaya 5:5 umurongo wa 14, 52 umurongo wa 14. Yakoze cyane. 5:2 umurongo wa 14 haragira hati, nk'uko benshi bamutangariraga kuko mu maso he hononekaye ntihase naho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Urakoze cyane. Ubu buhanuzi abigishwa mu maso yabo hari haremereye, ariko no mu maso ya Yesu hari ikibazo. Hagaragaraga ukundi hahindanye bitewe n'agahinda yaragenje ate yari afite. Aya nibyo ntabwo hari gusa naho umuntu kandi arimo arabira ibyuya. Noneho bivugwa ko ngo imitsi yo mu misaya turaguritse, amaraso akava, noneho akabira ibyuya bivanze n'amaraso. Niyo mpamvu mu maso he hononekaye. Umuhanuzi Yesaya abyitegerezaga kure mwiyereka abona ko hameze. Komeza usobanura. Ibyo bigaragaza agahinda kari gakomeye cyane. Wifuzwe byose paje 689 ndetse na 690 haragira hati, mbere yaho gato Yesu yakunze guhagarara ashikamye nk'igiti cy'inganzamarumbo cy'umwerezi, yihanganiye umugari mwinshi w'abamurwanya. Mbere gato ko agera Getsemani, nyine mu gihe cy'umurimo we yahagaze ashikamye ahangana n'abamurwanyaga. Abantu badashobotse
abafite imitima yuzuye uburyarya n'ubuhendanyi bagerageje cyane kuganza Yesu no kumutera urujijo, ariko ntibabigeraho. Yahagaze mu mbaraga z'icyubahiro cy'ijuru nk'umwana w'Imana. Ariko noneho muri iki gihe yari ameze nk'urubingo rwagoramishijwe n'umuyaga ukaze. Yari yegereje indunduro y'umurimo we afite intsinzi, kandi kuri buri ntambwe yose yari yaratsinze imbaraga z'umwijima. Kubera icyubahiro yari asanganywe, yari yarahamije ko ari umwe n'Imana. Yakundaga guhimbaza Imana mu ndirimbo mu ijwi ritunganye. Yari akunze kuganira n'abigishwa be, akabahumuriza kandi akabakomeza mu bihe bya kera mbere. Ariko noneho muri iki gihe iyi ari isaha y'imbaraga y'umwijima. Ijwi rye ryumvikanye mu kirere cy'uwo mugoroba, kandi ntabwo ryari ijwi ryo kunesha, ahubwo ryari ijwi ryuzuye kuniha kwa muntu. Ahaho rwari rukomeye. Kino gihe cyari gitandukanye n'igihe cyatambutse, aho mbere agaragaza kunesha, akagaragaza intsinzi, akagaragaza ubutwari, ariko ubwo yarageze ahakomeye cyane. Umwigisha wacu yari ageze mu gihe umwizera wese yatekerezaho bikamukora ku mutima, kandi yabikoze ku bwanjye nawe. Ntabwo ari ku bwe, ahubwo ujye wibuka ko ari ku bwanjye nawe. Niho yamanutse rwose, aragenda mu muntu. Hano niba ari kuba yarashikamye nk'igiti cy'umwerezi, ariko uyu munsi akaba ngo yari ameze nk'urubingo ngo rwagoramishijwe n'umuyaga. Nta nubwo ari n'uhungabanywa n'umuyaga, ahubwo rwagoramishijwe n'umuyaga. Cyari ikibazo gikomeye cyane. Rero mukuri, reka dukomeze kuri be yaho, dusabe Pierre yongera turebere muri Luka 22:43 mu kibazo tubazwa ngo ni gute umwana w'Imana yahumurijwe muri icyo gihe kigoye. Karibu dusomere Luka 22:43. Luka 22 ku murongo wa 43 haragira hati: marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera imbaraga. Yego, aramuhumuriza. Ni ayahe magambo Yesaya yari yarahanuye ku byerekeranye n'umubabaro n'ihumure bya Kristo? Yesaya 53:11. 53:11 haragira hati: azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe, bimwishimishe bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Yego. Hariya muri Luka tubwiye ngo marayika yaramubonekeye, agenza ate? Aramuhumuriza. Irihumure rero yamuhumurishije turi kubona muri Yesaya 5:11. Karibu Aimable, ugira icyo uvuga kuri aya magambo. Rero uburyo marayika amubonekeye akamuhumuriza, nawe amweretse yuko mu bise bye hazaturuka by'umunezero. Ubwo ari marayika wabikoze. Yesu yitegereje abantu bazacungurwa biturutse muri icyo gihe, arihangana, arakomera. Ariko hano ikintu nshaka kuvuga gikomeye cyane, kagahinda kitagera Getsemane. Abamarayika bose bo mu ijuru barimo bakitegereza. Ibiremwa byose byari bihanze amaso Kristo. Satani n'ingabo ze zose n'abadayimoni bose bo ku isi bari bateraniye aho ngaho kugira ngo batsinde umwana w'Imana. Ariko nanone abamarayika bo mu ijuru barabyitegerezaga bose, kuko kera Satani yajya gushinja Imana ku munyagitugu, ndetse isezerano y'abamarayika yuko we baramutse bamugiriye icyizere bakemera kubishyigikira ngaho umuyobozi wabo, yazashinga ubwami bw'amahoro kandi bwiza, ndetse akabaha umudendezo mwiza cyane kuruta iby'Imana yabahaye. Iki cyatumye yigarurira 1/3 cy'abamarayika. Abamarayika bibwira ko Satani afite umugambi mwiza, aho kugira ngo Imana ihangane na Lusiferi yaramwihoreye, ahubwo imujugunye mu isi, imuha igihe cyo kubaho, ntihita imurimbura kugira ngo abone kamere ye. Icyo gihe rero Getsemane abamarayika bo mu ijuru baritegereje, babona ibintu Satani akoze, bitegereza ibintu Lusiferi ateje Kristo. Bose icyizere cyose bagiriraga Lusiferi kirayoyoka. Babona neza kamere ya Satani n'ububi bwe, ndetse banitegereza kamere y'icyaha, babona yuko burya nta mumarayika washobora gucungura umuntu, kuko nawe ari ikiremwa. Nuko Imana imaze kubona ko bisobanukiwe neza, ituranye imwe muri bo, iramwohereza, aza kongerera Kristo imbaraga, ndetse amwereka biriya mpanuzi Yesaya hano 53:11 yuko azabona umusaruro uturutse mu bise bye. Yego. Niko
guhita wihamya ahangaha mu bifuza byose muri iki gihe gikomeye, igihe ibintu byose byari bigeze ahakomeye, igihe igikombe cy'amayobera cyari mu ntoki z'umunyamibabaro wahindaga umushyitsi, ijuru ryarakinguwe, umucyo urasira mu mwijima w'iyo saha ikomeye, maze marayika ukomeye uhagarara imbere y'Imana ariwe Gaburiyeli, wa wundi wasimbuye Rusuferi, niwe ari wo wagiye mu mwanya Satani yahozemo, aza iruhande rwa Kristo, wa wundi wasimbuye Satani. Buriya nibwo bukomeye ute, umwanya wuvamo hakaboneka ugusimbuka, ntiyabura kandi agakora ibiruta ibyo watekerezaga, ahubwo abikora neza kurusha wowe. Niyo mpamvu y'ingenzi dukwiriye kwiyoroshya. Marayika uwo ntiyazanywe no kuvana igikombe mu ntoki za Kristo, ahubwo yaje kumukomeza mu gihe akinyweragaho, afite ubwishingizi bw'urukundo rwa se. Marayika yazanywe no kongera imbaraga uwahuzaga Imana n'abantu, yamweretse ijuru rikinguye, amubwira ibyo abantu bazakizwa babiheshejwe no kubabazwa kwe. Yamuhamirije ko se wo mu ijuru ari umunyembaraga, kandi ko atagereranywa na Satani, kandi ko ubwami bw'iyi si buzahabwa abera bisumba byose, abo bera biheshejwe na Kristo. Yamubwiye ko azanezezwa n'umubabaro yanyuzemo ubwo azabona ibihumbi bitabarika by'abantu bazakizwa kandi bagakizwa by'iteka ryose. Murakoze rwose. Aimable amaze umwanya asobanura ibi bintu kandi bikumvikana, ariko n'urukundo rutagereranywa. Irya saha y'agahinda gakomeye ya Kristo hari harimo icyigisho kizinze agakiza kacu kuva mu gihe cya Adamu kugeza igihe tuzacungurwa tugeze mu bwami bwo mu ijuru, ndetse no gukomeza by'iteka ryose. Reka duhe Pierre umunota umwe dusoza iyi ngingo, noneho agira icyo avuga kuri aya magambo, kuko Aimable yakunze kuvuga atuje atega amatwi. Ni iki wafasha abadukurikira cyangwa se natwe ubwacu, ni iki watubwira kugira ngo iby'aka gahinda gakomeye natwe icyigisho kirimo kibi cyacu? Ni ikihe cyigisho dukura muri ibi? Icyo nshaka kuvuga ntabwo ari kinini cyane kuko byinshi Aimable yabivuzeho, ariko icyo nshaka kuvuga gikomeye ni uyu mutima Kristo yagize wo kwihanganira umubabaro kugeza anesheje. Ndibuka mu Befeso haravuga ngo mwambare uwo mutima we nk'intwaro. Mu Befeso mwambare uwo mutima we nk'intwaro. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugira uyu mutima Kristo yari afite muri kiriya gihe, dukwiye kuwutekerezaho cyane, noneho Kristo akawutugabira nk'impano duhaye. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu umubafite. Nakoze cyane umutima wo kwihangana nk'intwaro. Reka nanjye ne kujya kure y'icyo utwifurije, ahubwo abadukurikira ndetse natwe ubwacu twifuze uwo mutima wo kwihangana nk'intwaro, kuko burya kwihangana kuba guhishe byinshi, kuko kuzana kunesha, kandi kunesha Bibiliya yaravuze ngo gutanga ibyiringiro, ngo kandi ibyo byiringiro ntibikoze isoni ubifite. Nibyo rero mbifurije mu izina rya Yesu. Amen. Amen.